abanzi banzi muri ari Justa wa Sonia, Justa wa Pasi, ako ibyo byose byabaye amata. Yerekera ngusezeranije ko uwo mukobwa ngiye kumukuzanira. Umva, yaba uyu munsi cyangwa se ejo. Yego nonje kwasuza abakunzi ba urw'imisozi igihumbi nko meze muri kumena Ishoboy Delege cyangwa se Elvis cyangwa se uko bishaka no kwita baje kubasuhuza kandi mbikuye ku mutima abantu mugiye mutandukanye abari mu bihugu bigiye bitandukanye aba diaspora abarundi abanyarwanda aho muri hose tubanje kubasuhuza tubaha nikaze kuri urw'imisozi igihumbi. Ubu no tuvugana turi kumwe n'umuhungu ndakeka benshi musanzwe mumuzi amazina ye nta nubwo ngo nyavuge yayivugira. Nkuko bisanzwe ni Justa wanzwe. Justa bisobanuye iki? Justa ni Justa wanzwe. Justa bisobanura kwa Justa. Amakuru yawe Justa? Ni fresh kabisa ndashima asaba hano watahana. Minsi myinshi kabisa nago narimerutse ku rw'imisozi igihumbi. Naheruka gakera cyane. Waruha kumbuye. None ko wishimye. Kamwemwe gira ikintu ubwira abakunzi ba rw'imisozi nyine nkuko babizi ni Justa wa Sonia, Justa wakunzwe n'abakobwa benshi ariko akasanga ntibashobotse ubu ngubu akakanya nje nsaba. Uri umwami w'abana none? Oya ntago ndi umwami w'abana ahubwo ngiyewe ndi imfubyi y'abana. Yego. Okay, wabwira iki abakunzi ba urw'imisozi igihumbi? Nkuko babizi abanzi banzi muri ari Justa wa Sonia, Justa wa Pasi, ako ibyo byose byabaye amateka. Byabaye amateka ariko akakanya ndingaragu kandi ndashaka nja hano nshaka umuntu nk'umufatanya bikorwa cyangwa se umuntu umfasha mu untekerereza. Okay, ndiwe bikubazeho kuko nibyo byatumye unagera hano. Ako mbanje kubwira abakunzi b'urw'imisozi igihumbi wowe wakoze subscribe turagushimiye utarayikora turagusanga uyikore kugira ngo ujye ubona ibiganiro bikugereho tukwibutsa no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona notification kugira ngo bikugereho byihuse ujye ubonera igihe nkuko bisanzwe. Wewe kora subscribe ubundi ukomeze jyane nanjye ngiye ba Elvis Delege cyangwa se Delege uko bishaka benshi musanzwe munzi nubwo Yego. Justa uherutse kumamagara umbwira ngo urashaka tuganira ku bintu byinshi. Umunsi byawe ngoma ko ngutumira kugira ngo uze kuza tuganire ku bintu byinshi ugire n'icyo byakoze bw'imisozi igihumbi n'icyo ushaka kutubwira tuguteza amatwi. Bro nibyo koko naraguhamagaye kabisa kubera ko numvaga ngukeneye hari nibyo nshaka kubwira abantu bari basanzwe banze nyine hari nabeshi babazaga amakuru yanjye bari barabibahana naguciriyemo bari basanzwe bakuzi gute bagufata gute mu bijyanye nyine nkuko nkitangira nkuko navuze Justa wa Sonia wa Pasi. Yego. Nari menyerewe ku social media nk'abantu banzi nk'umuntu wakundanye n'umwana bikarenga Iwabo bakabyivangamo bikarangira dutandukanye kubera ubushake bwanjye kubera ko ntakiriwe muri famille. Nyuma hakaza undi muntu akinjira mu buzima bwanjye bikazamba ngewe tukarekana nkabona ko adashobotse ariko isaha nanone aho kujya gombe hongeye nyine byananiye. Yo mpamvu naguhamagaye ndavuga ati rero hari ikibazo gihari ngewe nshaka kumbwira abantu yuko nyihari kandi nkeneye umuntu mba hafi uwaba ari tayari wese ngende tayari kujya gazamfasha. Hari benshi bakurikiranye bakurikiranye ibiganiro byawe we bamwita Sonia. Bamwita Sonia. We na Sonia hari abantu benshi bagiye bagukurikirana hari n'abatagukurikiranye rero ni giki wabasobanura kugira ngo twinjire mu kiganiro neza babashe gusobanukirwa byatangiye gute byese byarangiye gute kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa. Muri make ntavuze menshi. Sonia ni umuntu twahure kuri social media. Sonia n'umwana wabaga muri Canada twarakundanye we yarankunze ampropoza ko twahura turumvikana arava Canada araza turahura famille yabaga inaha tujyanayo mageze ntibanshima baravuga ati ura muhungu ni Iwabo umuhungu w'amatatuwaje kamukobwa yarankundaga nanjye naramukundaga so rero nkabona ukuntu ababyeyi bamfata ndavuga aho kugira ngo njyewe nkwemere cyangwa se nkwizirikeho kandi ababyeyi bawe batanshaka buryo umuntu adashakwa no kwa sebukwe n'ubuzima yahabusiga. Muri make ababyeyi bo nibo babyivanzemo wowe niwe wafashe umwanzuro wo kumwanga cyangwa se niwe wakwanze? Jewe ntago yanyanze. Njye nafashe umwanzuro kuri security y'ubuzima bwanjye kugira ngo ejo ntazagira ikibazo runaka kubera ko urabizi hanze aha abantu bafite amafaranga bitwaza icyo bari cyo. Umwana wawe yagukunda bakaba banakugirayo bakaba banakugambana bagakoresha ibiki bitwaje amafaranga. Njye narabyanze kuko nubundi ndi umuntu utuje nubwo abambona face to face cyangwa nibo banze naho abambona gutya ku makamera bo batisha gutekereza ukundi kuntu ariko abo duhorana
nibo banzi bigahurira he n'ibyo wampamagaye umbwira. Nyine icyo naguhamagariye nge nashaka kukubwira cyangwa nashakaga no kumvisha abantu yuko icyo gihe cyose gishize narabuze umuntu nanakundaga kubera famiye, aka kanya sinshaka kuba njyenyine. Ndifuza umuntu wakabaye uri hafi yanjye atari Sonia. Ubuse Sonia yaramutse avuze ati reka ngaruke twongeye ntago wabyemera? Oya bro, Sonia twararekanye byararangiye, kereka wenda nko mu buryo bwo kuza nk'umuntu mwabanye urumva mwagacishijeho agashira agatima akavuga ati ngiye ubu ndakuze ababyeyi ntibagomba kumitiramo, reka subira kwa Justa twongere tugire tubana. Bro nubundi ntago ari wowe wafashe umwanzuro wo kundeka, ninjye wawufashe. Mbese ubu uramutse wongeye kuvuga ati ngwino twongere tugire, wabyemera? Ntago byamvamo kugira ngo mvuge ngwino, ko naravuze genda sinshobora kuvuga ngwino. Kuki somba kutabivuga? Hari impamvu nakubwiye. Ngewe ndi umuntu wibaha, wavukiye muri famiye yiyubaha, famiye isenga, famiye ikunda Imana, inatinya Imana. Muri ubwo buzima navukiyemo nanjye ngendana nabwo. Famiye kandi idakunda gasuzuguro, nanjye rero sinkunda gasuzuguro. Niyo mpamvu nafashe uwo mwanya ndavuga ati ntago nkunda gasuzuguro. Ntago uciriyemo. Wavuze ko uri gushaka undi mukobwa yaba ari hafi yawe. Haramutse haje uwo wundi se ugasanga n'umukobwa nawo iwabo bameze gutyo, wabyitwaramo gute? So wenyine ubanza najya no kwivuza nasanga ari imivumo ya karande, sinamenya yibisekuru cyangwa se ibiki. Cyangwa ushaka ufite wenda uburyo witwara no bakabona yuko uri ingegeranya. Ntago mfite uko nitwara umuntu, nibyo nakubwiye uko ugaragara sikuri mu mutima wa wowe, uko ugaragara ku isura siko n'umutima ugaragara. Ushaka kuba uri igikara ku mubiri ariko ku mutima uri inzo. Nyine abantu niko abantu batekereza ibyabo, ntago wabuza abantu gutekereza. Ariko nge nabonye umukobwa duhuje, nubwo twaba duhuje ubustari, ariko ari umukobwa ufite ku mutima wa mukobwa. Ikindi ababyeyi be bakumva ko bagomba kureka umwana kisa. Nakwinjire gato, hari abakobwa muri iyi minsi bashobora kuba bo gukunda bivanye nuko uhagaze cyangwa se nuko uri n'icyo ukora. Uwo mukobwa aramutse abonetse ugasanga we ashaka ko uba ufite akazi cyangwa se ukora iki kintu, ni iki cyo wamupresentira ku buryo yavuga ati muhungu koko twakundana? Ugasanga nkora biramutse ko aboneka agasanga akaza akavuga ati okay, kugira ngo dukundane biragusaba ko uza kuba ufite akazi akanaka cyangwa se ufite akazi nta kibazo muri rusange, wamupresentira iki? So ngiye ntago mbayeho nk'ababandi bahamagara kuri Kiss FM bavuga ngo ndashaka umukobwa uteye gutya. Ngewe ndo umuntu nubundi ufite ahantu yabanje guca agaca mu bubabare, ariko akaba ashaka gukwepa ububabare. Mu bisanzwe usanzwe ukora iki? Ngewe mu busanzwe ndi umukwaferi. Urogoshe? Kogoshe bivamo amafaranga? Bitayabamo ntago naba nsa gutya bro. Okay. Ngewe izina muri Kigali ryaratwitse kabisa, na East Africa ryaratwitse to. Okay. Bararirimba Justa. Haraga surprise nange ufitiye. Sinzi rimba nakakubwira kugira ngo cyangwa se nazakakuzanira kakareba cyangwa se bibaye ngombwa nkanakazana uyu munsi. Wankoreye mu nganzo se bro. Gutyo wampamagaye umbwira ko ushaka umukobwa mwakundana. Hari n'umukobwa wigeze kumamagara nawe arabinsa barambwira ngo muri iyi minsi mbayeho ukuntu mbayeho nta babyeyi ngira, numva nta babyeyi ngira, ariko nshaka umuhungu byibuze uza kuba undi hafi nkubaka umuryango muzima ugaragara kugira ngo mbashe kubaho nanjye mfite umuryango nanjye nkitwa umunyamuryango mu bandi. Ndamutse nguhuje nawe wabyifatamo gute? Base bro, wenda uwo mu sister yaragwamaga kuri phone gusa nturamubona byibuze na face. Ndamuzi. Base ukumbona nyine no kuzinda umuntu. Nge ntago nagushimira. Okay, ariko weho ugiye kwishimira. Nje ntago mbaze ikimuri mu mutima. Wewe namugushakira nkamukuzanira abahuza, nkamwabona ari umukobwa nawe wishimiye ukwiriye ukavuga ati ndamushatse n'uyu nguyu reka dukundane. Okay, ngewe icyo nifuza no umukobwa ufite umuco, no umukobwa ufite urukundo, umukobwa ugira isuku. Umuntu ufite umuco se umubona gute? Umubwirwa n'iki? Nyine uko gake burya ntago namuhakana, niyo mpamvu muze ngo simukeneye, ngomba kumwakira. Ariko uko turi kumwe nkagenda mwigaho. Ubundi ikintu cya mbere umukobwa w'umwari ubereye urugo, ikinyabupfura nicyo kibanza, hagakurikiraho gutinya Imana, hagakurikiraho no kugira isuku no gukunda umugabo. Ubundi iyo ikikubaha bituruka mu kinyabupfura. Iyo umukobwa ufite ikinyabupfura n'ubundi arubaha.
ibyo ngibyo umuntu mukundana uko mugenda mutindana ugenda ubibona. So ngiye bivuze ngo nkeneye umuntu bibona amahire yuko we waba umufite. Ahantu rero ngiye biri kuncange ndamutse nguhuje nawe nkamuzana mu gahura Sonia akahita akabyivangamo, uwo mukobwa urumva tutaba tumubabaje umubabaje. Bro nakubwiye Sonia wowe ni wowe mwanza ariko ubwo we waracyagukunda. Ntago twasezeranye. Akikunda umuntu burira namugwanira. Ariko iyo ukunda umuntu wowe ukamureka umutima wawe kumva ushaka kumureka uramureka ntawe. Icyo ndi kukubwira ni ndamutse Sonia nguhuje n'uwo mukobwa Sonia agateza akabyivangamo, urumva byagenda gute? Umukobwa nitwa tumuhemukiye. Sha bro njye nakubwiye ngo nta muntu ukontorora ibyumviro by'umutima wanjye, ninjye ubikontorora. Nyine urabikontorora. Uwo mukobwa ni nguhuza nawe ntuza Sonia akabibona, urumva? Ase wa munyamakuru we kuri kumatiriza Sonia, njye nakubwiye Sonia twararekanye bro. Nyine ntago ndi kuguhatiriza, ndi kugira ngo uriya mukobwa nawe naza atazisanga ari ntago azisanga ari mu rungabangabo. Yego umukobwa azaza ansanga, ntago azaza asanga Sonia, ninjye azaza asanga ko Sonia umwaka urashize bro tutari kumwe, kandi Sonia ari Canada. Juma ubu ngubu uri kuki ubushatse kuvuga? Ubu ngubu ugeze he ku buryo uwo mukobwa yanaza mukabana muze nk'umugore n'umugabo? Uwo mukobwa aje gushaka imitungo se cyangwa ntago aje gushaka imitungo ariko none ntago aje gushaka inzara. Okay, njyewe ndi umusore witunze, ndi umusore wishoboye, uba mu nzu ashaka, wambara icyo ashaka, uryama ashaka iwiwe, hamunani aragenda akajya n'ahandi hantu mu kaparitema akaryamamo akaruhuka. Yego. So ntago umugore yananira. Okay. Nindamuka nguhuje nawe uzabyifatamo gute nk'umuntu mutamenyera? Hari igihe umuntu aguhoza n'undi ukumva nyine biri kukujena. Bizashibisha cyane kabisa kuko daradadiwe, bizanshimisha kabisa kuko urumva niba hari icyo nifuje nkaba nakigeraho, nawe urumva ni ibintu babishimisha. Nkatwe rero rw'imisozi igihumbi tuba twarifuje kugira ngo tujye duhuza abantu. Hari benshi bagiye batandukanye, abafite ibibazo, abashaka guhura n'abandi, abashaka kumenyekanisha ibintu byabo, bose turagira ngo tujye tubafasha kugira ngo ibintu byabo bifuza cyangwa se batekereza bibashe kuba impamo. Rero nshaka ko nimuguhuza nawe bitazagenda bikayangara bikaba nabi, muzagenda mugakundana ibintu bikagenda neza, mukabyara naho ngo nakobwa urumva. Oya nago nanone navuga ngo tujye nyine hagati y'abantu babiri habaho kubwizanya ukuri, hakabaho no kuba hari utabwiza undi ukuri. Ibyo bintu bibiri iyo bitabaye rero ni handi havamo ikintu kitari cyiza. Ariko ngi icyo nifuza no mubano mwiza kugira ngo nshaka kuzahura mu itangazamakuru ubwo nashwaye nakana bazagero bambone nka bya bindi bamvugagaho. Yego. Niyo mpamvu nshaka gushaka umuntu nyine uwo ngo naza ari umuntu w'umutima, kumufata nkamushyira ahantu tukaba turi kumwe nkatuza nawe agatuza, kuko urumva nawe ni umwana ufite ibibazo runaka, nanjye mfite ibibazo byanjye. Ashobora kumufasha kuhanduringa ibibazo afite, ashobora kumfasha guhanduringa ibibazo mfite. Of course iyo uzanye umugore mu nzu ibintu byinshi biragufasha, ko hagiye uva mu kazi urushe guteka bikaba ikibazo cyangwa se koza inkweto, gusasa, kumenya ibintu. Ubwo rero iyo uzanye umuntu mu rugo byinshi bigenda bihinduka cyane kabisa. Nibyo ndifuza nyine ko twabafashanya nyine muri ubwo buryo nyine tugafashanya. Okay, ngiye rero ngusezeranije ko uwo mukobwa ngiye kumukuzanira, urumva yaba uyu munsi cyangwa se ejo cyangwa se hirya y'ejo uzumva nguhamagaye. uzaba unkoreye kabisa, nzagushimira. Okay, navuga ko wakoze kuba ikiganiro, wakoze kunyitabira, kuba hari benshi bamagaga ati ndi busy iki, ako we wamfashije ubasha kuza turaganira, kuko bivanye nuko ari wampamagaye. Ndavuga ati ubundi wahita guhamagara nkabwa ati ngwino tunaganire, ubimubwire mbashe kuba nanjye nimba hari icyo nakumarira, kandi urumva ko bise bicamo. Ndavuga ati reka nkuhuze n'umuntu nanjye yigeze kubinsaba, kuko ndabizi ko nta wundi arabona, mwite muba muri kumwe. Shibana sana kabisa, urakoze. Yego, ndabyifuza. Yabeje bundi cyambere nuko nifuza nyine guhura n'uwo muntu nshaka, nawe nyine ufite uburyo abayeho byenda gusa n'ibyanjye, bizambera n'amahire. Wenda dushaka kuba ari we wasanga Imana yaranteguriye. Naye gusa nyine naye ndabashimiye kuba mwanyakiriye. Yego,
hari benshi baba badashaka kuduha agaciro bumva ibibazo dufite babasha kuba badukemura ibibazo dufite ariko namwe urw'imisozi igihumbi ndabashimiye cyane muri abantu bo gushima. Yego. So wagira nk'ijambo nyuma yuko dusoza ubwira urw'imisozi igihumbi cyangwa se abafana b'imisozi igihumbi? Nyine nk'uko bisanzwe abakurikira urw'imisozi igihumbi nk'abantu bakunda channel nziza nyine urw'imisozi igihumbi, urw'imisozi igihumbi ni ijambo ryiza ryuje amahumbezi. Urw'imisozi igihumbi nk'umuntu w'umunyarwanda ahita yumva icyo bivuze. So niba kuri subscribe bakurikirane buri kimwe babisharinga, unikikuryohera ugisharinga nutayikurikiranaga ayimenye, nibyo bizagenda bimotive urw'imisozi igihumbi imanuka ibegere naho mu ngo ibafashe mu iterambere ryanyu. Nicyo nabwira abantu mwakoze. Okay, Juma urakoze cyane nako Justa nabiko Justa Juma. Asante sana kabisa. Urakoze cyane. Murakoze. Okay, urw'imisozi igihumbi ndabashimiye abantu muyikurikirana, wowe wakoze subscribe nawe utarayikoze byaba ngombwa kugira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro bijye bigushika ko 5 kwa 5. Nje twakomeye ari Elvis Delege cyangwa se Delege cyangwa se kubishaka kose sanzwe banze. Yeah.